ikintu Uwera yakoze yahise yirengagiza inshuti ze nk'uko Daniel amaze kubimubuza, yirengagiza abavandimwe be, navuga ko ari hafi famiye yose. Uwera rero yaje kubicaho, inshuti ze nazo ziramureka, kozi ntiwabona umuntu akwirengagije akwiciyeho ngo nawe ukomeze winginge, bigera igihe ukamureka, dore ko niyo yaba ari umufamiliye uramwihorera. Uko byaje kugenda, uko iminsi yagiye ishira, niko Dani yagiye ahinduka, atangira guhindukana Uwera, atangira kujya amutuka, atangira kumutoteza, ndetse agera n'aho atangira akumukubita. Ikintu yakoze yahise aza yiruka, aza gutabara, aje kureba icyo uwo mukobwa abaye. Akihagera asanga Uwera yikubise hasi ameze nabi. Ikintu yakoze yahise amwirukankana kwa muganga, amugejeje kwa muganga, Uwera barasanasana baravura, ariko biba by'ubusa, byaje kurangira apfuye. Hello friends and family, I hope ko meze neza, natwe tumeze neza nk'ibisanzwe. Ni wa mukobwa wanyu Keza, nkuko nkomeza ngenda mbibabwira, uyu munsi birakunda ejo bikanga, dore ko iminsi yose ihora atari ku cyumweru. So wari gukurikira Fada Family ukaba utarakora subscribe, kora subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byose tugenda ducisha kuri Fada Family. Nagutindiye rero, uyu munsi nabazaniye true story. Iyi story ni story ibabaje ariko nanone irimo isomo. Hari umukobwa witwaga Uwera, yari umukobwa mwiza cyane, yari umukobwa w'umuhanga, yari umukobwa w'umunyabwenge, ndetse yari umukobwa w'umunyamurava kuko yari azi gukora cyane. Yaje gukundana n'umusore witwa Dani. Uwo musore barakundanye, urukundo rurakomera. Dani amwizeza ibitangaza ko azamuha ijuru n'isi, niko nabivuga. Uwera yaramukunze, yari umukobwa wagiraga urukundo rwinshi cyane, yumvaga ko nta kintu kibi yahura nacyo ari kumwe n'umukunzi we witwa Dani. Uko bagiye bamara igihe, iminsi yarashize, ukwezi kwarashize, umwaka urashira, Dani amaze kubona ko yigaruriye Uwera, yaje guca Uwera ku nshuti ze n'abavandimwe be. Aha handi yabwiye Uwera ati, izi nshuti ze nizi sinzishaka, aba bavandimwe bawe aba n'aba simbashaka, ndagukunda cyane, icyo ushaka cyose ngomba kukiguha kuko ni njye rukundo rwawe, turi kumwe ntacyo twabura, turi kumwe ntacyatunanira. Uwera nta kindi yakoze uretse kumvira umukunzi we Dani, kuko yari azi neza ko bazabana ubuzima bwe bwose, kuko yari azi neza ko abonye uwo batangirana urugendo. Ikintu Uwera yakoze yahise yirengagiza inshuti ze nk'uko Daniel amaze kubimubuza, yirengagiza abavandimwe be, navuga ko ari hafi famiye yose. Uwera rero yaje kubicaho, inshuti ze nazo ziramureka, kozi ntiwabona umuntu akwirengagije akwiciyeho ngo nawe ukomeze winginge, bigera igihe ukamureka, dore ko niyo yaba ari umufamiliye uramwihorera. Uko byaje kugenda, uko iminsi yagiye ishira, niko Dani yagiye ahinduka, atangira guhindukana Uwera, atangira kujya amutuka, atangira kumutoteza, ndetse agera n'aho atangira akumukubita. Nk'umukobwa wari umunyabwenge, nk'umukobwa wari uzi icyo ashaka, ntabwo yigeze ashyira hanze ibanga rye hagati ye n'umugabo we Dani. Icyo yakoze yarakomeje amuhishira ko amukubita, amuhishira ko amutoteza, ahisha ko ndetse anamutuka. Barakomezanya, urukundo rwabo ruba urukundo
ariko mu kuba ari urukundo rwabo Uwera we yakomeje kumukunda, ariko Dani yari amaze guhinduka kugeza n'ubwo igihe cyageze Dani akagenda agasa naho amusiga. Uwera we ntiyigeze yumva ko Dani mu kumutoteza kwe igihe kizagera akagenda akamusiga, we ntiyigeze abyiyumvisha ko ibyo bintu bizabaho. Yumvaga niba Dani adahari afite ibindi bintu yagiyemo, yagiye gushakisha se, ari mu by'inyungu se, nubwo amutoteza nubwo amukubita, Uwera ntiyigeze yumva ko bizagera nyuma Dani akamuhinduka bya burundu. Ntibyatinze rero Uwera yaje kugira ikibazo, ararwara, abura uwo yiyambaza mu nshuti ze ndetse n'abavandimwe be, kuko Dani yari yaramubujije kominikasiyo hagati ye n'inshuti ze n'abavandimwe be. Ikintu yakoze cya mbere nk'umukunzi we yahise ahamagara Dani byihuse, amuhamagara inshuro ya mbere Dani ntiyamwitaba, amuhamagara iya kabiri Dani ntiyamwitaba, ndetse amuhamagara n'inshuro ya gatatu Dani ntiyamwitaba. Icyaje gukurikiraho nk'umuntu wibanaga mu nzu ari wenyine, yaje kugira ikibazo, uburwayi buramukomerana, agera aho yikubita hasi ari mu nzu wenyine, arasakuza cyane. Umuturanyi yaraturanye yumva urusaku rwinshi cyane ruvugira kwa Uwera. Ikintu yakoze yahise aza yiruka, aza gutabara, aje kureba icyo uwo mukobwa abaye. Akihagera asanga Uwera yikubise hasi ameze nabi. Ikintu yakoze yahise amwirukankana kwa muganga, amugejeje kwa muganga Uwera barasanasana baravura, ariko bibu by'ubusa, byaje kurangira apfuye. Apfa atari kumwe n'uwitwa Dani yitwa ko yakunze, yitwa ko ari umukunzi we, yita ko ari umugabo we. Nyuma icyaje gukurikiraho Uwera yarashyinguwe, ubuzima bwe burangiriraho. Nyuma Dani yaje guhindukira, aza kumenya amakuru neza, aza kumenya ibyabaye kuri Uwera byose, aza kumenya ko Uwera yitahiye, aza kumenya ko Uwera yitabye Imana. Ikintu Dani yakoze nta kindi, muri we yarigaye cyane, yahise atangira kumenya agaciro k'urukundo. Muri ako kanya abona uwamukundaga yitabye Imana, nibwo ako kanya yahise amenya agaciro k'uwamukundaga bya nyabyo, atangira kwicira urubanza, atangira kwicuza icyatumye atererana Uwera, kandi Uwera yaramukundaga cyane. So iyi story rero Dani yatugejejeho ngo tuyicishe kuri Father Family, ni story ibabaje cyane, ni story ishenguye. Ikindi kandi ni story irimo navuga ko ni story irimo inyigisho. So nakubwira ngo ese nubona ukundanye n'umuntu agashaka kuguca ku nshuti, akagera n'aho aguca ku bavandimwe, icyo gihe ntuzamwemerere, uzamenye ko uwo muntu afite ikindi kintu ashaka. Umuntu ntakaguce ku nshuti, umuntu ntakaguce ku bavandimwe, umuntu ntakagukure ku bintu byose ngo nuko aje ari umukunzi wawe. Ejo yaguhinduka, ejo bundi yaguhinduka, ugasigara ubura ubufasha nk'uko Uwera byamubayeho. So wowe uri gukurikira Father Family ukaba utarakora subscribe, yikore kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu biganiro byose tugenda ducisha kuri Father Family. Ndabakunda cyane.